nkurarikiye kumva ijambo ry'Imana, kumva ikimana gushakaho. Nyuma ya kamera muri kumwe na Revera Pasteur Nshimiyimana Jean Marie, ariko kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana Theo. Amakuru Theo. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Yo Theo wumva bose babireba. Ni Toneste Niyonzima se wabigereza TV. Nishimiye kugaragara kuri kamera ya Humura Program TV, suze nawe mushumba na Yada TV. Yesu aduhana umugisha kandi mwakoze kuduha ikaze. Yego. Ya. Uyu munsi ndashaka ko dusenga Imana. Yego. Nyuma ukatuganiriza ijambo ry'Imana. Ukatuganiriza icyo wazaniye abantu. N'ubundi rega turi hano kugira ngo dufashe abantu mu ijambo ry'Imana, cyane ko ubu isi yose iri mu kintu cy'igihirahiro. Abantu benshi bari mu gihirahiro, usanga ijambo ry'Imana rihabwa agaciro gakeya. Uzabibona nko mu nsengero mushumba, sinzi naho uri umushumba, ubona cyane ibintu by'indirimbo nk'amakorari, nk'ahantu nk'urusengero rurimo amakorari menshi cyangwa 5, 6 cyangwa se niyo yaba ari 2, ubona ijambo ry'Imana rifata umwanya muto cyane. Nkibaza ngo ubu ko ijambo ry'Imana ari wo mutsima utera imbaraga, iki gihe abantu bazakuzwa n'iki mu buryo birirwa bahimbaza bageze nimugoroba Imana yaje aho arangishika. Uzi kuntu Bibiliya yanditse Imana bakarira 30. Uzi kuntu Bibiliya yanditsemo worship team ifashe umwanya wo guhimbaza amasaha ibase. Rero dufite ubuyobe bwinshi, niyo mpamvu nifuzaga ko abantu bagakwiye gukunda ijambo ry'Imana. Mushumba abantu bakongera kumva icyo ijambo ry'Imana ribasaba, icyo ribabwira. Nari mvuze ngo iyi Bibiliya dufite ku rupapuro rwa mbere haranditse ngo abiki gihe bakeneye iki mushumba? Ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twebwe twavuze ngo jewe nkunda kwibwira abakunzi babigereza TV, sinzi wenda kuri Humura Program wenda icyo ujye ubabwira, ariko ntekereza ko nawe nta kindi kiba kikwicaza imbere ya kamera no kubabwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni umuti. Nababwiye ko nzajya mbageza ijambo ry'Imana cyane, sinzivanga muri politike, ntabwo nzirashyaho inkuru za politike. Ntabwo ndi ministeri. Reka dusenge, ubwo nari ndi guha abantu ikaze. Mbere ko dusenga, reka mbwira abantu ngo bakore subscribe, yego, like, byo gukora like. Ndakwinginze jya ukora subscribe ukimara gufungura ikiganiro rwose kugira utayikoze ugenda uyikoze rwose. Imana igumugisha. Yego. Imana igumugisha kandi ukore kuri hanzogera kugira ngo dushiraho ikiganiro cyose tubona notification. Yego. Kadusenge Imana hanyuma ukomeze tuganire. Yego. Turagushimiye Mwami Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kutwongereye undi munsi. Ntabwo abantu baryamye bose ariko babyutse. Uhari abiteguye kujyanwa Rusororo, abandi mu marimba atandukanye, hari abari mu bitaro bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda n'ibiri hanze, kubera ko umubiri n'umubiri, ariko twe twagize umugisha tukaba tugihumeka. Nushimwe kudutije undi munsi. Kubera iyo mpamvu turasabye kugira ngo Mwuka w'Imana aze kubana natwe dushyigikire ijambo tugiye kuganira n'abantu bawe. Ndakwinginze Mwami, kandi sabye Umwuka Wera agenderere imitima y'abantu bakunda ijambo ryawe, ndetse n'abatarikunda nabo bakimara kumva iki kiganiro kuri Humura Program TV n'andi macana atandukanye. Ndagusabye kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka w'Imana amusange, amugenderere, ahindurwe naryo. Urakoze, nanjye ndisengeye kugira ngo ushyigikire Mwuka Wera w'Imana akorane nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire amagambo atari menshi nanone kandi atari makeya, cyane ko buryo umucuruzi wese acuruza akurikije uko yaranguye. Mu bintu rero twe ducuruza ijambo ry'Imana. Nafashe igihe cyo gusoma Bibiliya kandi nkunda gusoma Bibiliya. Rero ejo nibwo numvishije umutima wanjye unyemeza ko uyu munsi numva naganiriza abantu iri jambo rifite intego ivuga ngo reba neza niba Yesu wawe agihari, kuko ba Yesu ni benshi mushumba. Rero ndashaka kubabwira ngo reba neza Yesu. Ubundi Yesu ngiye mvuga ni Yesu wabambwe, ni Yesu Kristo watubambiwe, ni Yesu wavutse akabyarwa n'umwari Mariya, agapfa akazuka. Uyu ni Yesu kandi twiteguye ko azaza kugaruka gutwara itorero. Uyu ni Yesu umwana w'intama w'Imana. Ndi kukubwira, ndashaka kukubwira ngo reba neza nimba ugifite Yesu. Reba neza niba Yesu uko yakwiyerekaga mu bihe byashize n'ubundi agikora nk'uko yakoraga. Nasomye Bibiliya
urwandiko rw'Abaheburayo hari amagambo avuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kari. Ariko se mu by'ukuri urabona Yesu mukiri kumwe? Iyo utekereje imikorere ya Yesu uko yakoraga kera, hari umugabo reka mpite ndamuvuga nacyo ni umushumba wanjye, hari igihe Yesu yigeze kukwereka mushumba, akuyereka mu bukwe bwawe. Ndabyibuka cya gihe hari ubuhamya ujya ugira ukuntu Yesu yakwiyeretse Nyarugenge mu bukwe bwawe bisa nk'ibyananiranye ukabona Yesu. Sinzi nimba icyo kintu kikibuka. Uriya Yesu wabonye cya gihe agakoresha abantu ubukwe bukaba ari imbaraga za Yesu. Yesu aracyahari? Ndashaka kubaza abantu gatoya, ndaza kubyinjiramo, ariko ndashaka kubanza kubwira abantu Yesu wabonye muri corona, Yesu wakwiyeretse mu gihe cy'amakuba, ese umuracyari kumwe cyangwa yarigendeye? Nusanga waratakaje Yesu, mwongere umwinginge yongera agaruke. Reka tubyumve mu ijambo ry'Imana kugira ngo bize kudufasha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 20 umurongo waho wa 19, haranditse ngo Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari. Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari. Bibiliya yavuze ngo nuko Yesu nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didomu, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Naha ndashakaga Yesu yiyeretse abigishwa ariko Toma adahari. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati, tubonye umwami Yesu, tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati, nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nzishireho urutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Ariko Toma aranshimisha ngo ntabwo azemera ko Yesu yaje. Ndaza gufatikanya n'umushumba turagenda tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ndabizi neza ko mwuka wera w'Imana aza kudushyigikira. Munyemerere nsoreze muri aya magambo ari muri Yobu igice cya 23 umurongo w'8. Haranditse ngo, dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'iburyo aho ikorera naho sinyiharuzi. Yihisha mu kuboko kw'ibumoso plutôt kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ariko izi nzira nyuramo, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Munyemerere mfunga Bibiliya tuganire aya magambo umwami Yesu yashyize ku mutima. Ndashaka ko tuganira rero bavandimwe. Aya magambo ni meza kandi araryoheye cyane. Bibiliya yaravuze ngo uwigisha n'uwigishwa basangire. Mbere yuko jyewe nza kukubwiriza, mbere yuko nicara imbere ya kamera, byo ubwanjye arabanza aya magambo mba nayasomye, umwuka wera yayampaye, nkumva araryoshye. Namara kumva aryoshye nkavuga ngo reka nyaganirize abandi. Cyane ko buri umutetsi ntabwo ashobora kugabura ibyo atatetse. Ni nkuko umushoferi adashobora gutwara imodokari atabanje gukora kuri feri ngo yumve ko feri irimo. Ndagira ngo rero mbaganirize aya magambo afite uburyohe. Bibiliya iravuze ngo ni igihe Yesu yaramaze kuzuka, ariko hari isezerano umwami wacu yari yarahaye abigishwa. Yari yarababwiye ngo jyewe ubwanjye mfite ububasha n'ubushobozi bwo gusenya urusengero umunsi umwe, narangiza nkarwubaka iminsi 3. Ibi bivuze iki? Harimo ubwiru bw'Imana byavugaga ko Yesu azapfa ku munsi umwe, yamara gupfa hanyuma akazazuka mu minsi 3. Abigishwa bo bari babizi ko umwami wabo umunsi yapfuye azamara iminsi 3 akazuka. Hanyuma rero umwami wacu Yesu, aleluya, ndafashijwe tewe. Umwami niko byagenze. Habayeho igihe Yesu arafatwa. Bamaze kumufata bamujyana ku mutambyi mukuru.
bamukura ku mutambyi mukuru bamujyana kwa Kayafa, bamuvana kwa Kayafa bamujyana kwa Pilato. Bigeze kwa Pilato amucira urwo gupfa bitewe n'abayuda bavugaga ngo nabambwe. Kristo arabambwa, aranashinyagurirwa. Mbere yuko abambwa, ejo bundi hari icyigisho twasohoye kuri Yada TV na Bigerezo TV cy'umuhungu, twari kumwe n'umuhungu w'Imana yitwa Robert, umuhungu w'Imana, turi kuvuga ngo ibyiringiro byacu cyangwa se imibabaro Yesu yaciyemo nibyo byiringiro by'abera, nicyo kidukomeza, nicyo kiduha inkomezi nk'abera b'Imana. Rero reka mbanze makumbuze kuntu Yesu wacu yabayeho muri ubwo buzima, ariko afite target yo kugira ngo azagaruka twiyereke. Reka mbabwire, iyi mpamvu Yesu yapfuye nta yindi, kwari ukugira ngo natwe tuzapfe nitumara gupfa. Donc mu yandi magambo yatubereye irembo. Ntabwo urubuto rushobora kuba urubuto rutabanje gupfa. Mujya mubibona iyo bateye igishyimbo bagitera ari kizima, ariko nyuma yuko bagiteye iyo kigeze ikuzimu ntabwo gishibuka cyangwa se kizamuka ari cya gitero ishyimbo bateye, kirabora cyarangiza kikiyambura bya bishishwa, na wa mubiri cyari gifite kikawujugunya, kikazamuka ari gishyashya kandi kizamukana ibibabi bishya. Iyo kimaze kuzamuka kirakura, iyo kimaze gukura kirarabya, cyamara kurabya kigatera icyo bita imiteja. Mu yandi magambo ni nako Yesu Kristo wacu byagenze. Kuri uwo munsi umwe yarapfuye, ngo amaze gupfa Yesu ngo arazuka ku munsi wa gatatu nk'uko yari yabisezeranije intumwa. Ngo azutse rero, hanyuma amaze kuzuka arashibuka. Ndashaka kubabwira ko twashibutse muri Kristo Yesu. Bibiliya yaravuze ngo, Pawulo yaravuze ngo ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jyewe. Mu yandi magambo twebwe ubu n'ubu twicaye hamushumba, twe ntiduhari. Ubu mbona nicaye imbere ya kamera, Teo ntabwo mpari narapfuye byararangiye, ahubwo Kristo ari muri jyewe. Numbona ntambone nka Theoneste, ambone nka Kristo muri jyewe. Ndafashijwe. Ntabwo Teo mpari, ntabwo mushumba hari. Twebwe itorero rya Kristo ntituri mu isi, twicaye iburyo bw'Imana. Niko Bibiliya yaravuze Abefeso 2 igice cya 2 umurongo wa 2. Pawulo niwe yabiyandikiye itorero rya Efeso, arababwira ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Ndashimira Kristo ko yatuzuye, ngo arangije ngo itorero ngo ararifata aryicazanya, haleluya, aryicaza mu ijuru iburyo bw'Imana. Mu yandi magambo ntabwo twebwe itorero rya Kristo riri mu isi, nubwo duhari ariko duhari tudahari. Imana ishimwe. Nizere ko munyumvije. Hanyuma Kristo kubera ko yababaye, yageze igihe koko arafatwa ajyanwa ku musaraba. Umugabo bita Pilato yabanje amujyana mu rukiko, amucira urubanza, aramubaza ngo ariko ubundi wowe urindi ko bari kukurega ibirego, nkaba utiregura wa mugabo uri bwoko ki, urinde? Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Ahita avuga ngo suko nari mwiza abana ba, ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Ubuntu bw'Imana. Rero Yesu atugirira ubuntu, yemera kubambwa ku musaraba, n'imbabazi ze ziramutera, yemera gupfa urupfu rw'agashinyaguro, yemera gucirwa amacarwa mu ma. Ni ubuntu yabikoreye purugaratuye. Ariko reka mbabwire, ikibabaje muri iki gihe ntabwo abantu bari kuha agaciro amaraso Yesu yamennye. Ntabwo ari icyo twamuhaye, ni urukundo, ni ubuntu yatugiriye. Rata Yesu warakoze Yesu, warakoze. Nimba unyumva ndabizi kunyumva, ushimirwe. Reka mushimire mwami wanjye, warakoze, ni ubuntu watugiriye. Uyu munsi wa none twitwa abakristo. Donc abakristo ni abana ba Kirisitu. Ubundi jambo umukirisitu bisobanura harimo ni ikinyazina ngenera aba Kristo. Donc aba bivuze ngo uyu Kristo, aba ni abantu nyine doke turi abantu be, turi ubwoko bwe. Imana yarose mu bise by'amaraso ya Yesu. Imana nihimbaza. Hanyuma ndashaka kuvuga iki kugira ngo dusoze. Kristo ngo amaze kubambwa, ako ka mwanya yahise ajya ikuzimu, arwana na Satani iminsi 3. Reka mbabaza, ko ageze i Gologota babigishwa 12 basigaye he?
dore rero ikintu cy'ababigishwa, abayuda bahise bagata abigishwa ba Yesu, aha arapfuye, turebe ko ibyo yavuze ari byo, niba ko azazuka ko apfuye, ababigishwa biragenda gute? Ngo abigishwa nabo bahita bagira ubwoba, bibagirwa ijambo Yesu yababwiye. Yarababwiye ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Kristo arapfuye ariko abigishwa barasigaye, ngo bahita batinya, ngo bajya mu nzu barikingirana, ngo kuko batinyaga abayuda, nicyo cyatumye bikingirana, ngo baba ngo mu nzu. Umunsi wa mbere bikingiranye, umunsi wa kabiri bategereza Yesu. Reka mbabwire mushumba, ari igihe umuntu ategereza Yesu akamubura, Yesu ukagira ngo ntahari. Yesu yarabambwe ku umunsi abambwaho amaze gutanga, ntabwo yahise agaruka kandi oya, yahise ajya mu kazi. Mbwira abantu ko Yesu ahora mu kazi. Impamvu utapfuye, Yesu ari mu kazi. Impamvu wabyaye neza nuko Yesu yari ari mu kazi. Nubwo wapfushije wabuze uwawe, nabwo ariko Yesu ari mu kazi, ari gucyura abantu biwe. Yesu ari mu kazi, ibintu byose Yesu ahora mu kazi. Ndabishimira Yesu nabwo. Nta kintu n'iki kibaho Yesu atabamo, Yesu ajya abyivangamo. Hanyuma ababigishwa umunsi wa mbere barategereza Yesu, ntibamubona. Mama, birashoboka ko Yesu wavuganye nawe ariko ukaba utarakamubona, ihangane. Umunsi wa kabiri barategereza Yesu ntiyaza. Bamwe baravuga ati reka twihangane turebe ku munsi wa gatatu, ariko kwihangana birabananira. Havamo umugabo bita Toma, abonye Yesu ataje ku munsi wa gatatu, Bibiliya ivuze ngo Toma acomoka mu bandi 12, aravuga ati bisi nabivamo, imyaka ibaye 50, Imana yarambwiye ubukwe, none ubukwe buratinze, reka nishingiye. Aracomoka aragenda. Nkurikire mu nyumve mushumba, nawe uranyumvishije. Abonye Yesu atinze, abarokore benshi babonye Yesu atinze, yaravuganye nabo. Reka nkubwire mama, wongere utekereze, ese Yesu aracyari kumwe nawe? Yesu aracyahari? Ubuzima ubayemo Yesu urumva kiburimo? Ko Yesu yavuganye nawe ko azagutabara, urumva ukiri kumwe nawe? Genzura neza utekereze nimba Yesu wavuganye nawe akiri muri wowe. Munsi wa gatatu uwo bita Toma, ngo abonye Yesu ataje ngo amugaburire, ngo abonye Yesu ataje ngo amutabare, haravuga ati bisi nabivamo, ibi ntabwo nabishobora, ntabwo nabivamo. Bibiliya yavuze ngo Toma aracomoka, acomotse ariko Yesu yaraje gutabara. Agiye, Yesu yaraje kurengera itorero. Nubwo uvuyemo, nubwo ugiye, Yesu yaraje. Reba neza nimba utaratakaje Yesu, nimba utaramwirengagije, ngo aragenda. Ngo maze kugenda, nizere ko munyumvishije. Haleluya! Ngo acomotse mu bandi nko guhumbya, ngo Kristo ahitaza. Imana ishimwe. Mwitonde inyigisho nsohoye cyangwa se ndi kwigisha irimo ubwenge kandi iranagoye, iranaremereye. Reba neza nimba tutageze ku kirengarenga, tugeze igihe Yesu Kristo aje kwiyereka itorero, none uraranganye. Mama, ntabwo ari igihe cyo kurangara, Kristo agiye kuza gutwara itorero. Reba neza, banza witegereze umenye ko Kristo agiye kugaruka. Reba neza nimba ukiri mu mwanya wo gutegereza Yesu, ese uracyari maso ko Kristo agiye kugaruka? Bibiliya yavuze ngo aragenda Toma, ngo amaze gucomoka avuye mu bandi, ngo Kristo ahitaza ngo yereka 11, ngo babonye umwami Yesu. Haleluya! Ngo babonye umwami Yesu bose baranezerwa. Tugeze mu gihe cyo kunezerwa, turirimbe tushimire Yesu, tuvuga ngo Yesu warakoze kutwiyereka. Yesu ngo araze yereka abantu 11, ariko Toma adahari. Yesu hari ijambo nakunze, ndashimira Yesu. Yababwiye amagambo meza, yarababwiye ngo mwe mwihangananye nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwabo. Ariko ari ikintu ushaka kubabwira, ndashaka kubatuma kandi bundi bushya. Yesu ngo amaze kuzuka ubundi yiyeretse abigishwa, yabanye n'abigishwa iminsi 40, yamaze atarazuka Purita atarajya mu ijuru, yabanye n'abigishwa iminsi 40, agenda yereka abigishwa, yereka ba Petero, agenda yereka intumwa. Mu yandi magambo, ntabwo Yesu yagenda gutyo gusa, oya, iyo wavuganye na Yesu, Yesu arakwiyereka. Rero Yesu ngo arangije ababwira ijambo ryiza, arababwira ngo bana banjye,
amahoro abe muri mwebwe. Abasanze batuje bakimutegereje bihanganye, umugabo akagukubita ukihangana, urugo ukabona rugiye gusenyuka ariko bati sinaruvamo, inzara ukabona yaguteye. Yemwe bantu bari mu bihugu byo hanze bitandukanye, najya mbwira abantu nkababwira ngo muri Amerika si mu ijuru, mu Burayi ntabwo ari mu ijuru. Birashoboka ko ubuzima ubayemo nawe bitakoroheye, ariko reka nkubwire ngo ihangane, nkubwize ukuri. Yesu aravuze ngo amahoro abe muri wowe nubwo waburaye, nubwo wambaye ubusa, nubwo bakwirukanye ku kazi, ariko ndakubwiye ngo humura, amahoro abe muri wowe. Mama akira amahoro Yesu avuze, aravuze ngo amahoro wowe uri mwe. Icya kabiri, Yesu yababwiye amagambo akomeye, yabahaye amahoro. Icya kabiri arababwira ngo kandi ndashaka kubaha misiyo, ndashaka kubaha misiyo yo kubabarira abantu ibyaha. Ni nayo mpamvu buri umuntu usuzugura umushumba we rwose azihangane nagera ikuzimu azajye. Aba bashumba Imana yabagize abantu badasanzwe, abapasitori ni abantu bagukozaho ibyaha, na Yesu yabahaye ubutware. Yarababwiye ngo abo muzababarira ibyaha. Bibutse ko iri ni ijambo ry'Imana. Tujya kwicuza imbere y'intebe ya penetesiya, umuntu agapfukama akabwira padiri akatura ibyaha. Bibiliya yavuze ngo mwaturirane ibyaha mubashe gukizwa, ariko ntabwo ari abantu bose waturira ibyaha byawe. Aka kantu mugakoreho tasiyo. Ntuzabone umuntu wese ari mayiboba agenda ngo uriya ngo ndamuzi ngo ni umukirisitu ngo ngiye kumwaturira ibyaha. Hoya, sanga umutambyi wabyerejwe, sanga intumwa, sanga abakuru babwire ngo nacumuye, swate nasambanye, swate nibye, swate narebye nabi, swate nacinye umugore cyangwa umugabo, swate nabaye igisambo nibye amafaranga, none mushumba wanjye Imana imbabarire. Bibiliya yavuze ngo abo muzababarira ibyaha bazaba bababariwe. Ni ubutware Imana duhaye twebwe abatambyi. Bibiliya yavuze kandi ngo abo mutazabibabarira bazaba batabibabariye. Twe turabahesha umugisha iyo nkubwiye ngo Imana iguha umugisha, mba nkukwatuyeho Kristo arawuguha. Iyo nkubwiye ngo Imana iguha umuvumo, nawe yawuguha. Aretse ko twe tutavumana, ntabwo twakuvuma, ariko buriya uzirinde kubabaza umuntu w'Imana, uzirinde gutunga urutoki umushumba, abakozi b'Imana. Hari igihe imivumo ibazaho kubera ko mwavuze n'aba abakozi b'Imana. Bene data, twe turi abantu badasanzwe mu maso y'Imana. Reka se nkusoza mbabwira ngo Yesu yongera kwiyereka. Uwo bitatuma ngo aracomoka aragenda, ariko Yesu aho butware bano bantu ababigishwa, arangije ababwira ijambo rikomeye. Arababwira ngo kandi mwakire umwuka wera. Mu gitondo nabyutse nsoma cyangwa nkurikira ijambo ry'Imana kuri Humura porogaramu. Ijambo rivuga ngo umwuka wera ni iki? Mushumba, uzi ko umwuka wera abantu batamusobanukiwe, ntibazi agaciro k'umwuka wera, ntibaramenya imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera Yesu yawuduhaye nk'ingwate, nk'umurage. Yesu yaratubwiye ngo umwuka wera ni isezerano Yesu yadusigiye, kandi abawushaka barawubona. Umwuka wera ni abana natwe. Yesu avugana natwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ijambo ry'Imana. N'ubu Yesu ari kuvugana nawe, ngo ngera urebe Yesu uko agihari. Bibiliya iravuze ngo Toma aragenda, ariko agaruka asanga Yesu yabiyeretse. Imana yongere kwiyereka. Reba nimba Yesu wawe ataragiye, reba neza nimba Yesu ataragucuyeho. Ari umugabo umwe w'umupasitori Jean yavuze ati ariko ibihe tugezemo ko mbona biteye ubwoba, ubu ntabwo itorero ry'Imana ryaba ryaragiye tukaba tutarabimenya. Reka mbabwire ngo ntabwo riragenda, ahubwo reba neza nimba Yesu agihari. Ndagira ngo soreze muri Yobu 23, kira gice twasomye. Ni igihe Yobu yarageze mu bigeragezo akajya ashaka Imana pe, arayishaka, yarageragejwe ahura n'ibibazo, agezaho no gusenga. Yobu ngo yahamagara Imana ikamwihorera. Yaba ari gushaka Imana ngo ayishakire iburyo arayibura, ayishakire ibumoso ngo arayibura. Aravuga ati noneho ubwo nyibuze nkaba nyishakiye ibumoso nkayibura, nkaba no mu kuboko kw'iburyo ikoreramo nabwo nkaba nyibuze, reka ntiturize nicecekere. Izi nzira nyuramo nimara kungerageza ndabizi nzavamo, nzava mu ruganda ameze nk'izahabu itunganijwe neza. Uru ruganda rw'imibazo rw'ibigeragezo, reka nihangane. Ese mama, waba wabuze Imana? Wayishatse wayibuze? Ese iyo ntabwo yaba yagushatse ikakubura, reba neza nimba Imana itakwigendereye ikakubura, ikagusanga mu kabari, kabati ntabwo najya mu kabari, ntabwo njye nkorana n'abantu banywa inzoga, ikagusanga mu marogi. Reba neza umukobwa we, wa mubyeyi we, papa, reba neza nimba Imana itakwigendereye igasanga uri mu busambanyi, cyangwa se ugasanga uri mu bujura. Shaka Imana kandi Imana ikwiyereke. Reka mfate akanya ko gusenga, ngushimire wowe wari uduteze amatwi, nkubwire ngo Imana yongere kwiyereke. Ese Yesu aracyahari?
imana nikwiyereke, imana yongere kwiyereke bundi bushyashya. Toma yaje kugira amahirwe, Yesu arongera aramwiyereka, ngo amwereka inkovu mu biganza bye, ngo arongera ngo amwereka n'icumu bamucumise mu rubavu. Yesu ashimwe, ndashimira Yesu ko atajya agira inzika, ntabwo yitaye ko Toma yanze ko agumana n'abandi, ahubwo Yesu yaragarutse koko yiyereka Toma. Imana ikwiyereke bundi bushyashya. Reka senge soreza mushumba, sinzi imba ari ikibazo wambaza kugira ngo abantu b'Imana wasoza cyangwa wenda batanga nimero yawe. Ndizera ko icyigisho abantu bacyumvishije. Ushobora kunkurikira kuri Bigerezo TV cyangwa se ukanamamagara tukaganira tugasengana. 078 75 644 647. Reka gushimire, dufatikanye gusenga, nkwingingira Imana, mbwira Imana ngo yongere kwireke. Mwami Yesu, nzi ko wagiye wiyereka abakera. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Mana wadutabariraga mu minsi ya kera, nanone uzadufashe tugeze no kugupfa. Sengeye aba bantu babonaga ko utagihari. Birashoboka ko umuntu ari mu bibazo akaba yagushatse akakubura, ariko uri Imana yihisha. Ndabizi ko uri Imana yihisha, niko biri tubwiye ngo uri Imana yihisha ariko ukajya wihishura. Nyemerera wihishurira uyu mumama wabuze uko agira, wihishurire uyu mukobwa, wihishurire umusore wabuze inkwano, wihishurire uyu muntu ufite amakredi, wihishurire aba bantu babuze minerivare y'abana, wihishurire ababuze ibyangombwa byo kujya mu mahanga. Ubiyereke Imana, wongere utwiyereke bundi bushya, wiyereke Abanyarwanda, wiyereke Abarundi, wiyereke Abakongomani, wiyereke Abadiaspora, wiyereke isi yose. Umuntu wese ugukeneye umwiyereke, kandi ntuduceho. Mana yanjye ntusige, kandi ntusige rwose. Niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo Mana uramutse usize naba uwande, ntudusige ntudutererane. Ugire neza igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeze utugire neza, imvura reka ikomeze igwe, abahinzi bakomeze bahinge boze. Mana mu izina rya Yesu, abacuruza bunguke, abashinzwe inzego z'umutekano turabasengeye kugira ngo nawe ukomeze ubiyereke, ukomeze ubahe imbaraga mu izina rya Yesu, ukomeze uhe igihugu cyacu umugisha n'amahoro. Urakoze nyakubahwa, abantu bose bavuga izina ryawe komeze kuba maso, kuko ugiye kugaruka kutwiyereka bundi bushyashya. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, amahoro Imana itanga abe mu mitima yacu here none kageze iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Neza ubukate nta kibazo.